ngo urimbwa agatsirwe n'Imana. Nge ngira marene wanyise imbwa mu bukwe no mu modoka yanjye nakodesheje. Habwira umugore wanjye avuga turabona ushatse umugabo n'imbwa ushatse imbwa. Havuga ati sima tambuka naratangaye hari n'abarokore basigaye bambara imyenda nk'iy'abamaraya. Akaza no mu rusengero akajya no mu butayu akaza agashaka no kuza n'igaburo basigaye baza no kurirya ukabona no muri korara ukabona aragenda no mu mujyi ukibaza ati suyu yabaye maraya ni umukristo nindi. Bose baba bikora nta bwoba bakigira. Utugira abarokore bagenda nta kintu bagifite. Kagenda yararangiye. Cyagaciro yarabitakaje yarabitanze. Aho wakorera icyaha niho wabisize. Icyaha n'ubugome kirambura gitwara amasezerano. Icyaha gitwara amahirwe. Icyaha gitwara imibereho. Icyaha gitwara ejo hazaza. Icyaha nshuti yanjye gisenya urugo. Icyaha gitesha agaciro. Icyaha kirarimbura kikarimbura umuntu. Ndiburiya mfite umugabo ukunda mu rusengero. Atabambwiye ngo ninze musengere. None sibyo nibihagije terega burya ngiye mfite abagabo babiri mfite ukora akazi nuha. Ntunabiboneye ko abantu bafite abahaha n'abakora akazi. Ukaba wajana kugira ngo wa wundi uhaha utamubabaza ariko ukagira n'ukora akazi. Kandi abo bantu niba uzi umuntu ugwa nanabigaragaza. Uriya bari mubi cyane. Niwamubwiriza ngo afashwe niwamubwira nta kintu atazi. Iyo dutera rero yarazitera iyo tuzamuye aratera n'inyubako arayatanga. Hatanga na menshi asibanganya ibimenyetso. Ni icyaha gikaze ndabivuga gake wenda mububatse nabivuga ariko hari n'abantu babikora. Baba no mu itorero banze kubyara akavuga ati simbyara si igihe cyo kubyara akaranya. Wabyemera utabyemera wabikunda utabikunda bizagira gute yemwe bizagaragara. Turasoma igice cya 5 murongo wa 24 n'umurongo wa 25 turasoreza mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 37 cyangwa se dusome muri 38 murongo wa 15 ariho tuza gusoreza ariko duhere hano kwa Timoteyo. Ari jambo rero ku murongo wa 24 na 25 tuhasanga ijambo rivuga ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakurira mu rubanza naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare ndetse n'itagaragara nayo nishobora guhishwa iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome irindi rero mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 38 murongo wa 15 twumve icyo havuga. Itangiriro 38 murongo wa 15 ari ijambo rivuga ngo Yuda amubonye agira ngo ni maraya koko yari yitwikiriye mu maso atambikira aho ari iruhande rw'inzira aramubwira ati ndakwinginze turyamane kuko atarazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urama ngwate ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urama ngwate ngezaho uzawoherereza? Nawe aramubaza ati ndaguha ingwate ki? Aramusubiza ati impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha bararyamana amutwika inda. Arahaguruka aragenda yiyambura umwenda wo mu mutwe yambara imyenda ye y'ubupfakazi yohereza wa mwana w'ihene awuhaye umunyaduramu inshuti ye ngo uwo mugore amusubize ingwate. Aramubura. Abaza abagabo bo muri uwo mudugudu yari arimo ati maraya wari wari Inayimu iruhande rw'inzira? Baramusubiza bati na maraya waraha. Asubiraho Yuda aramubwira ati nawe mbonye kandi abaho bambwiye ngo na maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati nabyijyanire twe gukorwa n'isoni.
dore nohereje uyu mwana w'ihene, maze aramubura. Hashize nk'amezi 3 babwira Yuda bati Tamara umukazana wawe yasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati musohore mu mutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wanwitsinda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi, impeta iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye, ati undushije gukiranuka kuko namuhaye Ashera umwana wanjye, niyongera kuryamana nawe ukundi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nitwa Habimana Jean Baptiste, ndi umukristo wo ku Muhima, ndi umugabo, mfite abana 4 n'umudamu, kandi mfite n'undi turera Imana yaduhaye. Ndashimira Imana ko nongeye kugaruka seje muturi inshuti dusanzwe tubana, kandi nshimira n'abashumba nanone babanekerejeho nkagaruka kugira ngo tubane. Imana ishimwe. Kuvuga inyuma ya bene data ntabwo biba byoroshye. Nabwiye mwishiki wacu nkamugani aho undeka ubu ngewe navuze nta kibazo nagira. Buriya naho akomeza mwene data agakomereza mu njyana yararimo byari kuba byiza. Ijambo mwene data wavuze yavuye mu Rugarama, yatwigishije ijambo rivuga ngo nugukomeza tugahomba muri uyu murimo. Numva yakomeza akavuga rusi, akavuga uyu murima, akavuga impamvu tubamo, akavuga n'iherezo ry'umurima. Uyu murima uwahumbyemo ntabwo apfa. Uwahumbiye muri uyu murima ntabwo agira gute yemwe ntabwo apfa. Nta muntu nabonye wageze muri uyu murima wa Bowazi wapfuye. Ngira umuntu mwicaranye ngo ntabwo uzapfa, haniba hapfira ahubwo barahakirira. Haleluya, haleluya. Ntabwo umuntu ahumba muri uyu murima ngo apfe. Cyakoze ushobora gutinda uhumba ariko ntabwo upfa uhumba. Imana ishimwe. Mwene data avuga ijambo rivuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, nabwo numva yakomeza avuga ahantu nashakaga, arahashima, numva nanjye aranshima, ndubura uko mbigenza. Kandi akavuga ngo mwene data ari inyuma ntabwo narimara, hakomeza nta kibazo. Mfite rero ijambo rito cyane ngira ngo tuganireho, ijambo rivuga ngo nibitaragaragara bizagaragara. Nibitaramenyekana bizagira gute yemwe bizamenyeka. Si iryo wenda ubabwira ati Batisa yatubwiye ngo nibitaramenyekana bizagira gute yemwe bizamenyekana. Kandi nivugira ijambo ngo bitaramenyekana na magambo abirarimo, ni byiza bitaramenyekana imirimo myinshi umuntu yakoze ihishe ntabwo azafita ihishe, n'uwakoze ibibi nawe ntabwo azavino bigihishe, bizagaragara. Wabyemera utabyemera, wabikunda utabikunda, bizagira gute yemwe bizagaragara. Umunsi bizagaragara. Imana nishobora kugutwara bitagaragaye. Imana nishobora kubihisha iteka. Gukiranuka ni kujya guhishwa, agakiza ni gahishwa, n'imirimo abantu bakora ni igihishwa iteka ryose. Ndiya Dorokasi ngo yaragaragaye yapfuye gusa. Abantu babonaga Dorokasi aza mu rusengero nk'uko bisanzwe, bakabona wenda araboha utwo twene, ariko ngo apfuye biratangaza abantu baravuga ati abantu bapfuye barapfuye, ariko Dorokasi ntakwiriye gupfa. Hano baravuga ati kubera iki sadakwiriye gupfa, ariko amahirwe ya Dorokasi ngo iyo Petero yari yahageze. Burareka mbabwira umuntu wakoreye Imana ntabwo apfa gupfa Petero adahari. Iyo apfuye na Petero abari bugufi, iyo tuvuze Petero ni umukiza uri hafi abahari. Amagambo dusomye ni amakuru ya Yuda mu itangiriro, niwe nashatse kugira ngo twifashishe. Uyu mugabo witwa Yuda ni umuhungu wa Yakobo. Uyu Yakobo akavuka kuri Isaka, bakaba bakomoka kuri Aburahamu. Aburahamu mu mibereho ye n'imikurire Imana yamuhamagara imuvanye muri Uri, ariko avuza nta mwana agira, ariko yemereye Imana imubwira ko azabyara. Aza kubyara agejeje mu zabukuru, abyaye umwana mwita Isaka.
ariko Imana ivugana nawe iramubwira ngo isezerano rye izarikomereza kuri Isaka. Isaka nawe abyaye abyara abahungu babiri, abyara uwitwa Esawu na Yakobo. Imana ivugana na Isaka ati isezerano ryawe nzarikomereza kuri Yakobo. Kandi Imana ibwira Aburahamu, yari yaramubwiye ngo abazamukomoka ngo bazangana n'umusenyi wo ku butaka bw'inyanja. Ndetse igihe kimwe iramubwira ngo nararama arebe mu kirere, ngo ndetse ngo abari inyenyeri ngo biramunanira. Imujyana ku nyanja ngo abari umucanga biramunanira. Ubwo nibwo bumana bw'Imana. Imana ifite ibintu, ibi twima ibifite, ariko ifite iki yemwe ibi? Nkunda kuyibwira ni wanyimye ufite ariko uratunze. Imana irakize iyo yonyine kandi byemera. Abantu ntibajya bemera ko bakize, niyo mpamvu bapfa batemeye. Niyo yonyine yivugiye ubwayo iravuga ngo iyaba ndi umukene mba mbivuze. Ndetse itanga n'urugero irababwira ngo impamvu nyize mfite n'ibintu by'ibirarashyamba, ibinyamaswa by'ibirarashyamba, imbogo byose ngo n'amashya yose n'amasatu, iravuga ngo byose ni ibyanyu. Iravuga ngo rero ntabwo ndi umukene, iravuga ngo ndi umukire. Yavuze n'ijambo rikomeye iravuga ngo ni feza ziri iwanjye. Yitwa Imana ngo ndetse n'izahabu nazo ni izanjye. Mumere Imana icyo Imana twizeye ni umukire. Bwira mugenzi ngo humura Imana irakize. Mwateye haleluya, Imana irakize. Imana irakize. Mukagira ubwoba, bwira mugenzi ngo ubwoba bushize irakize. Abantu baba batuye mu bwoba, Imana ni umukire. Maze nanjye ndakize nkaswa Imana. Nubwo wavuga ati ubwo se akize iki? Njye ndakaze ndarenze. Aba bahungu rero ba Yakobo yabyaye abana 12 n'umukobwa wa 13. Bibiri itavuga. Turashimira Imana ko n'abategarugori Yesu yabahaye agaciro. Mu isezerano rya kera ntabwo abakobwa babarwaga, ntibabarwaga nk'abantu. Iyo wabyaraga umukobwa bavugaga ko ntacyo ubyaye, ntibanabivugaga, ntibanabitangazaga. Yakobo yabyaye abana 13, ariko Bibiri ivuga 12 umukobwa ntibamuvuga. Kandi ngo yari umukobwa mwiza witwaga Dina. Ngo yari umukobwa mwiza Mana, ngo w'igitangaza. Iyo Bibiri ivuga umuntu mwiza aba ari mwiza. Aba bahungu rero bavuka ku bagore b'inshoreke, bavuka ku bagore 4. Aba bahungu nubwo bavuka ku bagore 4, buri mwana afite isezerano, afite iby'Imana yamubwiye. Usomye mu bice 49, ndavuga kuri Yuda gusa. Igihe kimwe Yakobo ashaje yenda gupfa, ngo atumiza abana be ngo azabasabire umugisha wa kibyeyi. Ahera kuri Rubeni, simvuga ibya Rubeni, reka mvuga Yuda. Yavuze ngo Yuda bene so bazagushima. Niyo masezerano ya Yuda, ngo ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, azamutse mwana wanjye avuye mu muhigo. Yuda yunamye abunda nk'intare, kandi intare y'ingore ninde wayivumbura? Umurongo w'icyo aravuga ngo inkoni y'ubwami nizava kwa Yuda, inkoni y'ubutware nizava hagati y'ibirenge bye nyirayataraza. Uwo ni w'amahanga azumvira. Yavugaga Yesu uzakomoka kwa Yuda. Uyu mugabo rero Yuda umva ayo masezerano, ukuboko kwe kuzaba ku banzi be, azaba ku mutwe wa bene se. Yuda niyo yunamye ngo abunda nk'intare, kandi ngo niyo butwari iri kwa Yuda. Yuda afite amasezerano meza, ariko nubwo Yuda afite amasezerano, muri Yuda hari icyo abura. Ntabwo yahaye agaciro iby'Imana ivuganye nawe. Tugira abapantekote badaha agaciro iby'Imana yavuganye nabo. Bibabaza Imana. Yuda abaho mu buzima, aza kugira ikibazo umuryango we, arabyara ariko niyoroka, abyaye abana. Abana be 3 bose 2 ngo bari abanyabyaha. Yabyaye umwana wa mbere amwita Eli. Eli Bibiri imwita ngo yari umunyabyaha. Mbega Eli we, ngo Imana iramwica.
imana yica Eli mwana iramwica imuziza ibyaha gusa. Abyara umwana wa kabiri amwita Eli. Eli nawe avukana ingeso mbi. Igihe kimwe ngo Onani ngo apfuye, Eli nawe ngo babaho, ngo ariko ngo aza apfa yarabishatse umugore, ngo ariko apfa bataryamana. Mu isezerano rya kera iyo umuntu yashakaga mu muryango umugore yabaga ari uw'umuryango. Iyo washakaga mu muryango bicitse vuba kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ariko umugore wese washakaga mu muryango bagatanga inka bakamukwa yabaga ari umugore w'umuryango. Iyi nyiri ukumushaka yabaga atakiriho, uwo mu muryango ubishoboye yarazaga akamucyura nta zindi nkwano. Nta bindi bibaye, umuryango waratena akavuga ati wakurongoye yarapfuye, akira agenda hariya. Hari abazimu bagiye bapfa. Ukashakana n'umugabo udakunda bakakuzana ikintu udashaka, ariko kubera ko bagukoye ukemera. Oya yajyaga yakamucyura, niko byabaga bimeze. Babyita gukikura. Imbaraga z'inkwano z'inka gusa. Hano bakera bagiraga imbaraga z'inka, ariko turashimira Yesu. Mwavugiye ngo amen. Onana akikuye mukuru w'Imana yishe, ngo aryamana n'uyu mugore witwaga Tamari. Ngo bagiye kuryamana, ngo kandi iyo wakikuraga nyakwigendera, ngo umwana wabyaraga bwa mbere wamubyariraga nyirugupfa. Ngo agiye kuryamana n'uyu mugore, ngo arangiriza hasi. Ngo kandi cyabimuteye ngo kwari kugira ngo atabyarira mukuru we. Iki ni icyaha gikaze, ndabivuga gakeya wenda mububatse nabivuga, ariko hari n'abantu babikora baba no mu itorero banze kubyara, akavuga ati simbyara, si igihe cyo kubyara, akaranya. Niyo birangirije mu gafuka nabyo byose ni kimwe. Ntabwo ari Imana yavuze ko birangirira. Ntabwo Imana yavuze ko birangirira. Saba murakoze. Imana ifite aho yabigeneye bijye. Ntuhambaze. Agira n'umuntu bimbaza. Imana nawe ngo iramwica arapfa. Hari hasigaye ngo umwana wari ukiri muto witwaga Shera. Yuda abwira uyu mukazana we, aramubwira ati gendera ujya mu nzu y'abamaraya. Ashera ntabwo arakura, nakura nzamuguha. Uyu mugore Tamari ubwo tayari yahindutse umuteramwaka. Niko babyita, ushatse umugabo agapfa n'ugukikuye agapfa, ubu utari umuteramwaka koko. Nita umugore utera umwaka ugira ikibero kibi wa feke, utagatsindwa n'Imana, waje guca umuryango, waje kutwica ngo aturimbure. Aravuga ati ugiye mu nzu y'abamaraya n'akana kanjye kadapfa. Ashera ngo amaze gukura, Tamara ategereza ko bamuzanira na Shera, aramubura. Kandi Shera yagombaga kujya kumucyura, niko itegeko ryavugaga. Ntabwo atari ko kutama umugabo wanjye Ashera bimeze gute? Nawe muguha pesa. Igihe kimwe Yuda umugore warapfa, harapfakara. Amaze gupfa ngo Yuda ngo ajya gukemuza intama ze ubwoya. Umutungo Yuda yagiraga, bene Yakobo bose umutungo bagiraga zari intama n'ihene. Kuko Yakobo yatunze imikumbi y'ihene n'intama, arapfa abiraga abana be, nibyo bakoraga mu buzima. Akenshi umwuga w'umubyeyi niwo n'umwana akora, nibyo bakoraga mu buzima. Bene Yuda bose bari aborozi b'ihene n'intama, nta n'inka bagiraga. Ngo agiye gukemuza intama z'ubwoya, ngo babwira Tamari, baramubwira ngo ugire ubwenge, Yuda arashaka kuza itimuna gukemuza intama z'ubwoya. Uyu mukazana ngo yiyambura imyambaro y'ubupfakazi, yambara imyenda y'ubumaraya, ngo ajya mu mahuriro y'inzira. Naratangaye. Yuda ngo araza, ngo amurebye irari riramufata. Naratangaye. Umugore wa Yuda ni Yuda, naza agaciro ke. Hari abantu barindwa n'ibintu, ariko byashira
ubwo agakiza kaba karatakaye. Yuda ngo abonye maraya ngo aramureba aravuga ngo simatambuka. Hatambuka umuntu ufite amasezerano. Rebye maraya yambaye imyenda y'abamaraya, havuga ati simatambuka naratangaye. Hari n'abarokore basigaye bambara imyenda nk'iy'abamaraya, akaza no mu rusengero, akajya no mu butayu, akaza agashaka no kuza n'igaburo basigaye baza no kurirya, ukabona no muri korari, ukabona aragenda no mu mujyi, ukibaza ati ese uyu yabaye maraya ni umukristo ninde? Bose baba babikora nta bwoba bakigira. Aramubwira ati wanyemerera tukaryamana. Maraya aramubwira ati njye ndigurisha ndi mu kazi we, njyewe n'ibiguzi bime kandi twebwe twishyuza mbere, nandayitishyuza mbere. Nta muwe zigira kuko ziba zizi ko bazikuza. Aravuga ati yame mbere. Yuda aravuga ati ko nta gafaranga nagendanye. Aravuga ati ibyo nubimbwire, njyewe ayanjye bayama mbere. Mugore aramubwira ati basi. Yuda aramubwira ati nta bindi bintu ngira inama, wanyemera tukaryamana nkazaguha inama. Maraya aramubwira ati nayo nta kibazo yime. Aramubwira ati ariko mbere yuko turyamana uransigira ingwate. Urama ingwate kugira ngo turyamane. Yuda yikaba akabyabona nta kintu agira, ariko maraya bayamuteye imboni. Aramubwira turama uwo mukandara wawe. Nurangiza umena umushumi, nurangiza niyo nkono urayinsigira. Nurangiza niyo meta yawe n'umushumi wayo urabisigira wowe. N'imetero w'umushumi n'umukandara n'inkono uko ari bitatu bime bisigire, ibyo biraba bihagije. Yuda arafata impeta arayimuha, afata n'umushumi wayo atakira, fata n'umukandara ati fata, fata n'inkono ati fata. Ubutwara bwose, amasezerano, ibintu byose n'ukuri n'agakiza byose abihama maraya. ati kahakira nyine. Bamaze kuryamana, maraya ngo yisubirira mu rugo, yajya kwiyambara imyenda y'ubupfakazi. Yuda nawe aragenda nta kintu agira. Utugira abarokore bagenda nta kintu bagifite, akagenda yararangiye, by'agaciro yarabitakaje, yarabitanze. Aho wakorera icyaha niho wabisize. Icyaha ni ubugome, kirambura, gitwara amasezerano. Icyaha gitwara amahirwe. Icyaha gitwara imibereho. Icyaha gitwara ejo hazaza. Icyaha nshuti yanjye gisenya urugo. Icyaha gitesha agaciro. Icyaha kirarimbura, kikarimbura umuntu. Rimwe na rimwe tukababwira ngo nimugarukire Imana, mukavuga ngo reka kubera ubunyadini n'imyaka myinshi mumaze, nawe wicaye uzi ko wabitakaje, ariko nubwira Imana ngo byaratakaye, ariko ndagarutse wenda reba uko ngenza. Yuda yohereza umwana w'intama. Hahandi wa maraya yarari ngo umugaragu we yayizanye w'umunyaduramu, ngo arabaza ngo mbese maraya wari urahari he? Aba muri uwo mudugudu baramubwira ngo uyu mudugudu nta maraya ubamo. Ati ko twamusize hagati ntawe uhaba. Asubirana wa mwana w'intama wishira shebuja, amubwira ati nta maraya mbonye. Icyambabaje, Yuda aravuga ngo nakundi nabyijyanire, twabigira gute? Muntu waguye avuga ati nakundi byagenda nyine, nabijyane, nakundi nabigenza, nabyijyanire, nakundi nabaye maraya, nabaye kazizi
y'abami. Hari ukundi wabigenza, Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari ukundi wabigenza, aracyateze amaboko. Haleluya, aracyagutegereje, nawe yakugirira neza, yagusubiza agaciro wanyazwe. Kristo ni umunyembabazi. Hari ukundi wabigenza, bwira umuntu umwice ngo hari ukundi byagenda. Ntabwo ari igisubizo twaha abadayimoni ngo nakundi. Icyanangaje, uyu Yuda akomeza imirimo ye, akomeza kuba mu bagaragu, akomeza kuba mu mukumbi we. Ababonaga Yuda babonaga ubutware bugihari. Ababonaga Yuda babonaga koko mu muryango hazaturuka intare. Ababonaga Yuda koko bamubonaga nk'umuntu Imana yavuzeho ibintu bikomeye. Ababonaga Yuda agenda bamubonaga aterana, iyo yageraga muri bene se bibukaga iby'Imana yamubwiye. Ababonaga Yuda agenda bagiraga ngo koko ubutware buracyari mu rugo rwe, ariko Yuda yari yarabirangije. Yuda yari yararangiye. Yuda byari byaranze. Yuda byari byararangiye. Agaciro ka Yuda yari yaragasize aho yakoreye ibyaha, byari byararangiye. Ariko umubona agenda ukagira ngo aracyariho, ariko yari yararangiye. Utugira abantu barangiye kandi bakiri mu murimo. Yiri mu murimo. Kagira abagore babiri ariko agakomeza akawubamo. Akabyara hanze agakomeza akawubamo. Akanywa iza yose ariko agakomeza akawubamo. Akagira amanyanga ntapfa. Ikibazo rero kandi abo bantu niba uzi umuntu ugwa nanabigaragaza, uriya bari mubi cyane. Ntiwamubwiriza ngo afashwe, ntiwamubwira nta kintu atazi. Iyo dutera rero arazitera, iyo tuzamuye aratera, n'inyubako arayatanga. Yatanga na menshi asibanganya ibimenyetso. Yuda ariko nibitaramenyekana nibizahishwe iteka. Nibitaramenyekana nibizahishwe ikiyemwe. Bukeye mu gitondo hashize amezi 3 babwira Yuda ngo erega Tamari aratwite inda y'ubumaraya. Yuda yitera hejuru aravuga ati Imana ishimwe, ubwo atwite we Ashera wanjye ararokotse ntabwo akipfuye, none mbonye umukimvanaho umwako. Nahuye n'umudamu muri gare atwite afite n'akana kuruye. Ahora ati Batista ati bitanye n'iso. Ati uyu mwana iyo umureba ubona asa nande? Ne? Ndareba uwo mwana. Ndavuga ni uyu mwana ko asa na runaka. Ndavuga none se wowe waguye ryari warashatse? Ati mwana ati muri Covid ati byarancanza ati umuntu yaraje nyine. Ati mwene wanyu ni tinye natangira kumfasha ariko agenda nera injuga ati none naramuhaye atahita nera inda. Ati ubu mfite umubabaro kabisa. Nurawufite byo. None singiye utwite niyande. Ati kandi ati akajya mfasha atakama 10 atakanyishura n'inzo atakaza nese ajyaza karara ataraza karara kamara nakabira kongera akagenda. None si yaje akubwira ngo iki ngo asigabwe uyu mugore ngo yagiye mu masengesho. Ngo yagiye ngo gusenga ngo areka zasobanuka ibintu muyibirisha uryamye ahantu. Ari n'umudamu yigeze kunsanga ku muhimi wacu mu cyumba n'ubu nabasizemo nuko nitanze nkavuganire kanze. Unje ubundi kuwa mbere sinjya ngenda. Nge nyobora icyumba cy'iwacu ku muhima kandi mba ngomba kuba mari nyine. Ariko navuze nereka nizire na seje mufate no ku mavuta ndebe uko bimeze. Noneho mudamu nkajya mubona nyine aterana buri munsi nabwo ariko waza ariko nkagushira mu baprotokoli. Akambwa ati bati nzaba nkubwira. Twahorana ariko nurafata icyemezo. Igihe kimwe arangicaza mbwiza ukuri. Arangira ambwa terega Batista ni. Ati ngewe kuza hano. Ati na adresse tu. Ni? Tiburiya mfite umugabo ukunda mu rusengero. Atabambwiye ngo ninze musengere.
none si byo ntibihagije terega burya ngiye mfite abagabo babiri, mfite ukora akazi n'uhaha. Ntunabiboneye ko abantu bafite abahaha n'abakora akazi. Ukaba waje hano kugira ngo wa wundi uhaha utamubabaza, ariko ukagira n'ukora akazi. Sawa, ibindi ni mumbaza. Yuda aravuga ati ndagize Imana, Tamara umwaku yaba apfuye. Tamara aratwite. Kera iyo umuntu yatwitaga baramutwikaga bakamutera amabuye, niryo ryari itegeko rya Mose. Ariko amahirwe ya Tamara, ngo sebukwe aravuga ngo atanga itegeko ngo nibamusohore bamutera amabuye bamutwike. Tamari abwira bari baje kumufata, aravuga ati nimumbwirire data bukwe mbere yuko musohora ndabyemera nakoze icyaha, ariko mumumbarize ibi bintu. Mumamagarira abanza ze mvugane nawe, mfite ibintu bye nshaka gutanga, mumumbarize ibi bintu. Kandi babikora giterane cyateranye, babikora abantu baje, abazanye amabuye, abazanye umuriro, abazanye inkwi, abazanye peteroli, abazanye esase. Yuda nawe araho arimo kuzamana amakaruvati ati nibakwice wanyikire Onani wica Nayeli gatsindwe n'Imana. Tamara ati gabanya amagambo, ibi ni ibyande. Kikimenyetso ni icyande, iyi mpeta ni iyande. Mumbwire nyiri umushumi, mumbwire nyiri inkoni, mumbwire nyiri umukandara, ni ibyande. Yuda ngo arabireba, babura baravuga ati ariko ko tubona iyi mpeta ari iya Yuda. Yuda atangira gukanura amajwi. Iyi mpeta si iyawe ati, iyi mpeta si iyawe ati, uyu mushumi si uwawe ati, iyi nkoni yose yawe nikwanditse ati burya twakubona kugenda warabitakaje muvandi. Burya wari warapfuye, burya nta kintu wagiraga. Ariko nkunda Yuda. Yuda aravuga ati we Tamari we undushije gukiranuka. Ndushije gukiranuka nuko nakwimye shera. Ariko ndushije kugira gute yamwe gukiranuka arihana. Amaze kwihana ngo ajya mu nzu ye, nibongera kuryamana muri uwo mwana havukamo witwa Peresi. Aravuka ariko yemera icyaha cye imbere y'abantu, akanja amanwa aravuga ati ndapfuye. Ntabwo bizahishwa iki yemwe? Byaha by'abantu bigaragara hakiri kare. Wewe muntu usenga, muntu uterana, muntu ukunda Imana, nitaye ku itorero ryawe iryo ari ryo ryose. Nta torero rizajya mu ijuru, nta dini rizajyayo. Hazajya abizera, hazajya abakijijwe, ntabwo bizahishwa iteka ryose. Kimwe bizamenyekana, bitaragaragara bizagaragara. Tubibabwire mu byemera, ariko bizagira gute yemwe? Bizagaragara. Ariko haracyari ibyiringiro. Mwavugiye ngo amen. Haracyari iki yemwe? Ibyiringiro. Hari icyo Imana yakora. Twasomye ijambo ngo n'imirimo myiza nayo ntabwo izahishwa iki yemwe iteka. Kavuge ko umugabo wakoreye Imana, iyo usomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami basanga inkuru za Salomo. Cya kabiri cya Samweli nako inkuru za Salomo bice byaho bibiri. Dawidi agiye gupfa, yaramuhamagara amuga ati mwana wanjye Salomo ndabona ngiye gupfa. Haramuragara amuga ati ariko Imana yavuze ko ari uzansimbura. Haramubwira ngo ariko uramenye umenye Imana ya so, iyo yakoreye nawe uzayikorere. Haramubwira ngo kandi byanditswe muri iki gitabo cy'amategeko Salomo uramenye ujye ubizirikana ku manywa na nijoro. Namubwira ngo nibwo uzabashishwa byose, uzakora byose, naho uzagana hose. Ngiyi nzira y'urugendo, n'ibishigikizo by'urugendo. Ibintu byanditse muri iki gitabo byitayeho urakomera. Bene bakwitaye kuri barakomera, no ku munsi mubi barakomera. Haleluya! Twebwe ntabwo dukomezwa n'ibyo kurya, ntabwo dukomezwa n'ibiyo, dukomezwa n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Nibyo bidukomeza. Twagiye dusonza ariko tugakomezwa nabyo. Tukahura mu buzima bugoye ariko tugakomeza ibi bintu. Na n'ubu turacyabihagazemo. Sina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
ariko Dawidi amuraga Imana, amuraga gusenga Imana ye, ariko arangije amushyiramo akantu gakomeye cyane. Namubwira ati ariko nubwo narwanye intambara nkabana n'Imana, ariko nabanye n'abantu babi. Namubwira ati nabanye na Yowabu, uriya nubwo ari umugaba w'ingabo, Yowabu yakoze icyaha, yica Abuneri, hari umugaba w'ingabo za Sawuli, ngo yica na Masa mwene Yeteri wari umugabo w'ingabo z'Abayuda, ngo abica mu gihe cy'amahoro, ngo atari mu gihe cy'intambara. Arangije ngo arabashenyagurira, ngo afata amaraso yabo ngo yasiga ku mukandara ngo ndetse no ku nkweto. Ariko uyu mugabo witwa Abuneri, Dawidi abura uko amugenza bitewe n'icyubahiro. Hari abantu bakorera ibyaha mu nzego no mu byubahiro, umuntu akabura uko abagenza ukagira ngo niko bizamera, ariko ntibizahishwe hamwe iteka. Wagira ubudahangarwa ukagira n'uguhagararaho, ariko ntibizahishwa iteka. Akazi kagushyigikira, icyubahiro kikagushyigikira mama, ariko ntibizahishwa iteka. Wagira abaguhagararaho runaka, ariko ntibazagumaho. Izahishwa iteka. Dawidi abura uko amugenza mwari, abura uko agenza Yowabu kubera icyubahiro afite, ariko aramubwira ati ariko nzabibwira Salomo. Amutega nde? Abibwira Salomo, nzabimubwira, mubwire Salomo, mubwire ibyo yakoze wica abakiranutsi b'Imana. Kandi Dawidi aravuga ngo muri abo bagabo bapfuye nta muntu yarushaga gukiranuka. Bari abakiranutsi ariko abagirira nabi. Bibiliya iratubwira ngo, aramubwira ngo nazamanuke mumva, atariho amaraso yagize gute yemwe, yavukije yamennye. Aramubwira ati kandi na mwene Sadoniya nawe yarambabaje, nawe uzamukanira urumukwiye mwana, ntuzabure kumugenza kuntu kuko uri umunyabwenge. Amubwira umugabo wa gatatu, amubwira uwitwa Shimeyi. Avuga ati Shimeyi yaranutse amvuma umuvumo mubi, ngo nari narahunze mwene Salomo, ngo Shimeyi yatutse Dawidi, amutuka umugena nk'uko umuntu yagutuka kuva aha ngaha akakuzengurutsa Nyabugogo akakuzamura Kimisagara na Nyakabanda akakuminukana mo Kigali, akamutuka ngo aramutuka. Yowabu aravuga ngo reka mwice Dawidi, aravuga ati mwihorera, Uwiteka yemeye kwanuka, mwihorera ariko Salomo azaza. Nzabibwira Salomo. Mujya mubibwira Salomo, gahunda ni ukubibwira Salomo. Bwira mugenzi ngo gahunda ni ukubibwira Salomo. Nasomye muri imbyaro yararirimbye aravuga ngo iyo bariya nibikuremerera ngo jya ubibwira nde yemwe, jya ubibwira Yesu. Niwe nshuti igize gute yemwe yihebuje, mujya mubibwira Yesu. Nta yindi nshuti imeze nkawe, jya ubibwira Yesu. Umubwira abakubabaje, umubwira abagusebeje, umubwira abagusebeje, umubwira abaguteye ibikomere, jya ubibwira Yesu. Ntukabibwira abantu, jya ubibwira Yesu wiherereye, umubwira ati bamereye nabi ndapfuye, jya ubibwira Yesu. Bose nzigiye gusenga, mwajye mubwira Yesu. Ariko baranyanga, idini baranyanga, runaka aranyanga, arajya gukirwa. Bibwira abahisi n'abagenzi, bibwire Yesu. Niwe nshuti ihebuje yonyine, nta yindi wabona imeze nkawe. Yesu niyo ubumubwiye ntabwo utaranga, ntabwo aguteza abantu, ariko wabibwiye azabibwira bene so. Ushaka kuvuga ati runaka aranyanga, kandi uwo bibwiye ni inshuti ye, akagenda akavuga tuzi ibyo runaka yakuvuze, yavuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi. No, cyo bibwira Yesu. Bantu mujye mubabwira ijambo ry'Imana, mubabwire ibyanditswe, ariko ibindi mujye mubibwira Yesu mwiherereye. Niwe nshuti nziza, iyo bimubwiye ntabwo utaranga, ntabwo yaguteza abantu, ntabwo yabishyira kuri YouTube, ntabwo yabishyira mu itangazamakuru. Cyo bibwira nde Yesu. Bwira Yesu.
mugabo mujye mubwira Yesu n'ibyingo zanyu n'abagore banyu. Kagura n'umugabo yataye umutwe ngo umugore ngo yambaye ipantaro. Se mwana yambaye ipantaro we. Ndavuga nti none se umaze kubibwira abantu bagati maze kubibwira nka babiri. Tibego umugore we. None se umugore wawe yaguciye inyuma ati wapi? Yasambanye se ati wowe. Yagusuzuguye ati wowe ati yambaye ipantaro. Ni yagaburiye abana ati wowe surakirirwa ati ndumva Yesu arimo atari ko arambabaje ati tamubwira none se aha amapantaro meza rurahaza nibigucanga nukabwira abantu na Marene mureke na Pare mureke bibwira ndewe bibwira Yesu. Nge dore ko nagira na Marene wanjye yarabwiye ngo urimbwa agatsirwe n'Imana. Nge ngira Marene wanyisimbwa mu bukwe no mu modoka yanjye nakodesheje. Habwira umugore wanjye avuga turabona ushatse umugabo nimbwa ushatse imbwa. So Salomo yari umuhanga. Amubwiramo n'umugabo witwa Abiyatari. Bavuga ati Abiyatari nawe yarambabaje. Twarabanye tubana mu miro tubana mu mibabaro ariko bagiye kwimika Adoniya nawe mvote yewe Abiyatari we. Ati nawe ntuzamubare nk'utaracumuye uzamugenze nk'ibyo yakoze. Dawidi arapfa Salomo arasigara. Amaze gusigara amaze gushyingura se Salomo aragaruka ajya gusenga. Abaza Imana ati Mana ya data yambwiye urihe? Imana ngo atamba ibitambo 1000. Niwe mugabo wasenze atamba ibitambo 1000. Atamba igitambo cya mbere y'ikinka ibitambo 100. Inka zirapfa ihene zirapfa intama zirapfa aratamba bigera kuri 300 aratamba bigera kuri 500 600 700 800 900 byuzuye 1000. Imana iravuga ati mubasenze uyu muhungu arasenze pe. Hari kugejeje ibitambo bingahe? Usenzanga niki? Hejya avuga ngo igihe nasengeye watambye 1000 se. Ngo nasengeye ngo naseje mu ngo mwihumure ngo mwijihumure ati nakarugira ngo no mugatenga ngo nakajegero ngo no mu butayu ngo no mu mazi by'ibada ati bana ngo banze utacyumva ngo byaragucanze nawe wasenza ya wari wageza n'ijana. Mujya muceceka hari abantu basenze. Salomo arasenga ngo aryamye nijoro Imana iramubwira ngo Salomo saba icyo ushaka nyiguhe. Salomo ibitambo biranejeje mwari mwasenga amasengesho ngo anezeze Imana. Turacyasenga abwira mugenzi ngo niturasenga nibwo twajya twasenga turacyasenga. Ntabwo turasenga turabeshya. Turaterana ariko nidusenga. N'ubu mwateranye bamwe mugiye no gutaha mudasenze bagati nidusenga ubwo yambonye yakubonye se wasenze. Imana ibikeneye kuvuga akanwa kawe kagatobora Imana kakavuga. Imana iramubaza ngo sabe icyo ushaka Salomo arayibwira ngo mu bwenge. Imana iramubwira ngo utasabye ko gukira n'ubutunzi nusabe ko abanzi bawe bapfa ariko nguhaye ubwenge n'ibindi ndabiguhaye. Ngibyo umuhanu yavanye ubukire naho. Arangije rero yicaye ku ngoma kabitera witwa Adoniya giye gusoza. Araza abwira nyina wa Salomo ati wambwiriye Salomo akamereza uriya muka data ko data yapfuye. Salomo Dawidi ariho ngo bamuzaniye umugore mwiza witwa Abisagi ngo wishunemu ngo aragije ngo akajya mupfumbata niyamumenye. Reka mbabwize ukuri Imana iteye ubwoba. Uzi ko Dawidi yakundaga abagore ariko agiye gupfa Imana imuzaniye umugore kugira ngo arebe ko azapfana amashagaga. Iyo ukunda ibiryo Imana iguha ibiryo. Rabikugerageresha ibyo mukunda nibyo yawawe imuza ngo ariko icyambabaje ngo niyamumenya arinda apfa. Adoniya arabimenya. Amaze kubimenya abwira nyina wa Salomo ati mume. Salomo abwira mama we ati mubyeyi kwe Adoniya arabivuze aranagutumye ngo muya muka data mbikoze ni nkaho wakamusabiye umwami n'ubundi ubwami n'ubwari ubwanjye
bwari ubwe. Aravuga ngo iri munsi Adoniya nibwira akiriho. Iri jambo avuze nirimubeshaho Imana yamamagaye nasenze izabimore ndetse bigize gute bikabije. Iryo jambo ririmukurikiyeho rirahita yo waba uyumvise ko Adoniya yapfuye ngo ahungira mu rusengero ngo ajya ku mahembe y'ibyotero. No mu rusengero Imana yikiramo abantu ngo yisunga amahembe y'ibyotero, ngo babwira Zorobabeli ngo waba ari mu rusengero yifunze amahembe y'ibyotero. Aravuga ati nibwo yibutse gusenga, ibyago byanze yibuka amasengesho. Aravuga ati nimumusanga mumutikuriramo inkota mumwice nawe yisha abandi. Bahita babwira Abiyatari, baravuga ati Abiyatari we Adoniya yarapfuye na Salomo arapfuye, ubwo na Shimeri yari yapfuye yamwubakiye Yerusalemu ngo biramucanga ngo avayo. Agiye ngo isezerano uraryishe nawe pfa. Abiyatari asezera umugati sheri wanjye ndagiye, Yowabu arapfuye na Adoniya yarapfuye na Shimeri yarapfuye, ninjye usigaye kandi umwami yadutanze muri Romize, none uzamenyera abantu uzabarere mugore wanjye uzabarere. Aragenda ngo ageze imbere ya Salomo, tugiye gusenga Imana nimundebe nimundebe. Ageze imbere ya Salomo, imirimo Abiyatari yakoze ngiye kugasoreza. Abiyatari ngo ageze imbere ya Salomo, ariko Mana mbifurije gukorera Imana. Bwira mugenzi ngo ujye ukorera Imana, ibindi byihorere muve mu magambo, mukorera Imana ntacyo murebyeho, mukorera Imana. Ageze imbere ya Salomo, imbere y'Abiyatari hamanuka igipapuro cyanditseho imirimo Abiyatari yakoze. Hamanuka ijambo rivuga ngo Abiyatari we wari ukwiye gupfa ariko ntugipfuye. Ntabwo ugiye ngo amina, imirimo dukora izaturokora. Cyo kurya utanga bizakurokora, masengesho usengera abandi azakurokora, imyenda watanze izakurokora, imirimo yose wakoze izakurokora. Ikirokora umuntu ku munsi w'ibyago n'amakuba ni imirimo. Imirimo ikivuga ku munsi w'ibyago n'amakuba ikaririmba kavuga ati uyu ntagapfe. Bariza mugenzi ngo uracyakora cyangwa ukurikira abandi. Yamubwiye amagambo atatu, aramubwira ngo wari ukwiye nawe iki gihe wagombaga gupfa. Buriya reka mbabwire, buri gihe cyose ibitwica biba bihari. Ubu birahari n'uyu munsi byari bihari. Aramubwira ngo wari ukwiye gupfa muri iki gihe ariko ntabwo ugipfuye. Ntabwo ugipfuye. Hari ingingo ikurengera ibonetse iya mbere, wababaranye n'umukambwe wanjye data. Ayo we. Iya kabiri Abiyatari we mu byamubabaje byose n'amajoro mwarababaranye. Icya gatatu wagiye uheka isanduku y'Uwiteka imbere y'umukambwe wanjye Dawidi warayihetse. Mujye muheka isanduku, hifashishe mwene se ubuhetse isanduku. Niyo ugaburiye uwashonje ubuhetse isanduku, niyo utanze amaturo ubuyihetse, niyo utanze agafuka k'isima ubuyihetse, imirimo yose dukora ubuyihetse, niyo duhaye amazi yo kunywa nkatwe batumisha ubuyihetse. Twebwe abavuga butumwa batunywa amazi ko mu ndebye. Hega ibintu biravuna. Niyo twebwe badutekeye tukarya bambuhetse turira Imana. Twebwe turi ibijigo by'Imana. Ngewe ndi ikijigo. Mwagiye muheka isanduku, hari ibijigo bigapfekenya bikarya. Mwavuze ngo buriya ngo arasabirije, ndabasaba se umubona ashonje? Iyo mumbona mubona afite inzara? Yewe byaragiye ubwo yarambwiye ngo nzakugaburira byarahenze. N'ikiro kibira kirimo kugura 5. Umuntu aramamagaye avuye Buganda nzana ibiro sega. Ndabagate mutumishe ntukabura ibirayi. Ndavuga nariko Imana irakora irindi jambo ryayo nukore ku Imana. Byarahenze. Yarambwiye ngo nibigura n'amadolari nibwo nzakugaburira. Wakwitwara neza n'uwajya bima muri iyi minsi bihenze ubuhetse isanduku. Sawa, tugiye gusenga. Abiyatari arokorwa n'imirimo.
nibitaramenyekana bizagira gute yemwe? Bizamenyekana. Imirimo myiza n'ibikorwa byiza n'ibyaha bizamenyekana, n'ibizahera iteka ryose, ntabwo bizihisha iteka ryose, bizagira gute yemwe? Bizamenyekana. Murakoze. Duhaguruke dusenge. Abanditse n'abatanditse mwese muhaguruke dusenga Imana. Imana twicaye imbere n'Imana yumva gusenga, n'Imana umuntu yandikira